Reka ngushimire cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe ukurikirana ibiganiro nk'undo kugezaho ku muyoboro YouTube channel Icuriro TV. Menya amateka hitwa Amariba ya Bukunzi. Umuntu wese wumvise Amariba ya Bukunzi ahita yumva ikinamico ya Kimwe n'Indamutsa itambuka kuri Radio Rwanda izwi nka Uwera, kuko Bukunzi ivugwamo kenshi cyane muri iyo kinamico yatambutse kuri Radio Rwanda. Icuriro TV yakusanyije amakuru atandukanye yerekeranye no Amariba ya Bukunzi, aho abami mu Bukunzi bakoreraga imihango yo kuvuba imvura. Mu kiganiro yagiranye n'inteko y'umuco yibwira byinshi ku makuru yakusanyije ku mateka y'Amariba ya Bukunzi. Ahitwa mu mayira ya Bukunzi niho hari ivubiro rya Ndagano wategekaga Ubukunzi ku mwaduko w'abazungu. Bukunzi yari iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ihana imbibi n'uturere twa Busozo, Ikesha, Impara n'Abiru ndetse n'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda rwigarurira Ikinyaga mu kinyejana cya 18. Ubukunzi bwari igice cyafashwe n'umutwe w'ingabo z'Impara, ari nacyo cyatumye aho hantu hose hitwa mu Mpara cyangwa se Impara. Mu mpera z'ikinyejana umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa yategetse umutware w'Impara Rwanteri kugabira Ubukunzi umuvubyi witwaga Kija. Kuva ubwo Ubukunzi bwabaye impigu yigenga itegekwa n'abami b'abavubyi bakomoka kuri Kija, bagatura ikoro umwami w'u Rwanda ndetse n'umutware w'Impara. Abanditsi amateka bavuga ko Kija yageze mu Bukunzi akomotse i Rwingi hakurya y'Urusizi kubera ubuhanga yari afite bwo kuvuba imvura. Uwo muvubyi ntiyatinze kumenyekana no kuba ikirangirire mu Rwanda. Umwami amumenye amugabira Ubukunzi kugira ngo ajye amuvubira imvura igihe yabuze. Uko imigendekere hagati y'abami b'u Rwanda n'ababukunzi yarushagaho kuba myiza, abami b'u Rwanda babagabiraga indi misozi. Ubukunzi buraguka buba impugu nini igizwe n'imisozi ya Nyamubembe, Mutare, Mpungu, Nyakabuye, Karambo, Mwezi, Karengera, Kinyinya, Gitambi, Kingwa, Rubona, Kaboza, Muhonga, Kimpundu, Kigurwe, Mwiyando, Mubori, Rwintare, Rurama, Wanyangura, Rwinkuba, Kibazi, Gaseke, Matyazo na Rwabidege. Abatware ndetse n'umwami w'u Rwanda baturaga abami bo mu Bukunzi kugira ngo bagushirize imvura mu gihugu. Buri gihe uko umwami asabye imvura ikagwa yahaga umuvubyi inka nibura 5 ndetse n'imfizi yazo. Uretse kuvuba imvura, abami mu Bukunzi ngo bari bafite ububasha budasanzwe bwo kwirukana inzige n'utundi dukoko twangiza imyaka, bakarumbura imirima, bakavura inka ndetse bagatuma zigira imitavu myinshi. Murumva rero ko abami b'Ubukunzi barabahanga cyane, kuko barafite ububasha bwo kwirukana nyine utwo dusimba bita inzige n'utundi dukoko twangiza imyaka, bakarumbura imirima, bakavura inka ndetse bagatuma zigira imitavu myinshi. Kuva Ubukunzi bubaye impugu yigenga kugeza igihe yavaniweho n'abakoloni b'Ababiligi mu 1925, yategetswe n'abami 7 kandi bose barabavubyi. Abami 7 bose barabavubyi uko bategetse nyine iyo Ubukunzi. Mu mwaka w'1925 yategetswe n'abami 7 kandi bose nyine uko ari abavubyi. Abo ni Kija wa mbere, Gisuma, Ngoga, Kabeja, Ruzigamanzi, Kija wa kabiri, Ndagano, Ruhagata na Ngoga Bihigimondo. Buri gihe uko umwami w'u Rwanda yatangaga Hakimundi impugu y'Ubukunzi, yatangaga abantu 2 bagapfa bakaba imisego y'umwami. Hatangwaga umuhungu n'umukobwa. Umuhungu akajugunywa mu gishanga cya Nyagafunzo kiri hafi ya Karambo, naho umurambo w'umukobwa wakohereza i Bumbogo. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndori ngo niwe wategetse abanyabukunzi kujya batanga imisego y'umwami. Umunsi umwe Ruganzu arambagira igihugu, yageze mu Bugarama, imwe mu mfizi ze iva mu zindi irarongotana igera ku mugezi w'Amashyuza.
umugezi w'amashyuza rero abatabuzi uherereye umurenge wa Nyakabuye. Hanyuma abacuku n'ubwoko nyine bwaho ngaho. Abacuku ni ukuvuga abo mu muryango w'abacuku bayibonye barayifata. Ruganzu yakurikiye ikirari cyayo, ageze aho asanga barangije kuyibaga, abasaba ku nyama zayo izo bamuhaye, azitunga ku icumu rye, azamuka iya Bukunzi. Ageze i Nyamubembe ahura n'umugabo wo mu bwoko bw'abayombo, aramuhagarika amwaka za nyama. Ruganzu abonye mubayeho ariyamira ati, mwa Banyabukunzi mwe mugize kumbagira imfizi, none munyaze n'inyama zayo. Ruganzu arumirwa, ngo niko kuvuga ati, uko umwami yimye i Rwanda mujye mutanga igitambo cy'umukobwa w'umucuku n'umuhungu w'umuyombo. Ngiyo nkomoko y'imisego y'umwami yaturukaga mu Bukunzi. Mu myaka ya nyuma y'ingoma y'Ubukunzi wamenyekanye cyane ni umugabekazi Nyirandakunze. Uyu mugabekazi yari umugore wa Ndagano, akaba nyina wa Ngoga Bihigimondo. Umwami wa nyuma w'Ubukunzi Nyirandakunze yavukaga mu Busozo, akaba igishegabo, ndetse ngo niwe wategekaga umuhungu we, nk'uko bivugwa n'abatuye ahahoze ari mu Bukunzi, ndetse barimo n'abantu bakuru muri iki gihe bakomokaga aho ngaho nyine mu Bukunzi. Ngo Ndagano yubatse inzu nziza cyane y'umuratwa ifite igisenge kiboshye mu kibo nk'ikibo, ashaka kuyirongoreramo undi mugore kuko yabonaga Nyirandakunze ari igishegabo gikabije. Umwamikazi agira ishyari aritewe n'uko agiye guharikwa, ndetse ababazwa n'iyo nzu azaturamo. Ikindi kandi nawe yashakaga ko umuhungu we ari we uzasimbura se ku ngoma y'Ubukunzi. Byose ngo byatumye acisha amarozi, yica Ndagano akiri muto. Bivuga ko yamutunze nk'akayingona ikamukenya. Nyuma y'urupfu rwa Ndagano rwabaye kuwa 30 Werurwe 1923, Nyirandakunze yimukiye muri ya nzu y'umuratwa, yimana ingoma n'umuhungu we Ngoga Bihigimondo, kuko Ngoga yari akiri muto, yategekerwaga na nyina hamwe na se wabo witwaga Bigirumwera. Ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi bwafataga ubwami bwa Bukunzi nk'ubwigometse, kuko bwanze kuyoboka ngo butange imisoro n'abantu bo gukora imirimo ya teritwari. Ibyo byatumye administrateur wa teritwari ya Cyangugu witwaga Bwana Kayizari ategura igitero cyo guhirika ingoma y'Ubukunzi. Bigirumwera amenye ko Ubukunzi bugiye guterwa, yasabye padiri mukuru wa Mibirizi witwaga Pekeno kumuhuza n'Ababiligi. Arabikora, ariko biranga by'ubusa. Ubutegetsi bw'Ababiligi bufatanyije na Rwagataraka wategekaga Kinyaga bwagabye ibitero bitatu mu Bukunzi. Icya mbere cyaguye mu 1923, kigabwa n'abasirikare boherejwe na Karatsindwa. Icya kabiri cyagabwe n'ingabo zoherejwe na administrateur nyine Fiole tariki 1924. Ibwami barahunga. Icyo gihe ngo Nyirandakunze yahungiye mu ishyamba rya kimeza rya Cyamudongo, ariho aribamo umwaka wose. Iryo shyamba Nyirandakunze yahungiyemo ubu ni igice cya pariki y'igihugu ya Nyungwe, ariko abaturage barituriye baryita ishyamba rya Nyirandakunze cyangwa se Nyirandakunze. Igitero cya nyuma ari nacyo cyatsinze Bukunzi bakigabwe ku tariki 9 Werurwe 1925, 1925, aho umwami n'umugabekazi bihishe hari hamenyekanye, bahatera mu ijoro ryo kuri iyo tariki. Nyirandakunze baramurasa kuko yarwanyije baje kumufata. Ngo garakomereka, arafatwa, ajyana gufungirwa i Kigali, ari naho yaguye mu 1925. Naho Bigirumwera aracika, ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingoma y'Ubukunzi ihera ityo. Aho amavubiri ya Ndagano yahoze hitwa mu bwiza bwa Bweramvura ya Mataba, umuni mu nkengero z'ishyamba rya Cyamudongo, mu mudugudu wa Rwamaraba, akagari ka Mataba, mu murenge wa Nkungu, akarere ka Rusizi, ku muhanda uva Nkungu ujya Mataba. Ni agashanga gato karimo amazi menshi, gafite ubuso nk'ubwa metero kare 2, karimo ibyatsi by'imigugu babohesha ibirago, igiti cy'umugano, igihondohondo, imizibira. Ako gashanga gakikijwe n'imirima bahingamo ibigori, ibisheke ndetse n'ibindi. Mu bwiza bwa Bweramvura ya Mataba ahahoze amavubiro ya Bukunzi.
muri ako gashanga ngo kera harimo amahembe ya ndagano yavubishaga abahatuye, bavuga ko yari amahembe abiri y'inzovu y'ingore n'ingabo ku ngoma ya Kayibanda. Umutwa witwaga Rwibasira, ariko we akiyita Rwibasira gusiga umwami wo mu Mataba, ngo yakuyemo ihembe rimwe arishyira bene Ndagano aho bari barahungiye Umurenge. Iri hembe ngo riracyarimo kugeza magingo aya, akaba ari nayo mpamvu abahinga n'abahaturiye birinda kunywa amazi yaho, dore ko ngo niyo abahinga babona igishanga gitigita. Mu bwiza bwa Bweramvura ya Mataba hahanamiwe n'agasozi ka Rwamaraba, ngo akaba ariko Ndagano yiciragaho avuye kuvuba ari kumwe n'umutwa witwaga Rudakemwa wamutwazaga ingoma yayo yakoreshwaga muri iyo mihango. Murakoze cyane mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho ku muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Kumenya aya mateka no kuyasobanukirwa, murakoze cyane.